Inkuru y'igikonoshwa n'inshuti ebyiri. Kera habayeho inshuti ebyiri zarakundanaga cyane, abantu bose bakabibona. Aho umwe yabaga ari niho undi yajyaga. Ibyishimo n'akababaro babibanagamo kandi byose bakabikorana. Bari mu mujyi baza kubura akazi, bemeza kujya ku nkombe z'inyanja gushaka ibikonoshwa kugira ngo babigurishe byibuze babone amafaranga yo kurya. Ubwo bashyira nzira bajya ku nkombe z'inyanja gushaka ibikonoshwa. Bakigerayo, inshuti ya mbere yabonye igikonoshwa kinini cyane kandi cyiza, ubona ko gihenze, ubona ko rwose akigurishije bamuha amafaranga menshi. Mugenzi we bari kumwe, ya nshuti ya kabiri bari bajyanye ngo ibibone, yumva igize ishyari, yumva yifuje nkacyo. Nuko bakomeza gutoragura ibikonoshwa. Gusa mugenzi we nta kindi cyari kiri mu mutwe we usibye kubona nkacyo cyangwa se kubona igikonoshwa kikiruta mu bwiza. Ubwo utwo yabonaga twose, uduto twose yaratujugunyaga. Ubwo ya nshuti ya kabiri yiyemeje gukoresha imbaraga zose afite, hanyuma agashaka igikonoshwa cyiza kirenze cya kindi cyangwa se bingana. Yarashatse ashakira ku nkombe biranga, arirukanka biranga, bigeze aho yigira inama yo kujya hasi mu mazi agashaka igikonoshwa cyiza kikiruta. Gusa ntiyakibonye. Yakomeje no kubona uduto twose agatwihorera, utundi akatujugunya. Nyamara mugenzi we, ya nshuti ye ya mbere, yarari kuturunda twose, na kamwe yacagaho. Yaribwiraga ati ntawamenya, wasanga n'utu ngutu twagira agaciro tubaye twinshi. Twose araturunda. Yaraturunze kandi we n'ubundi yari asanzwe afite n'ikindi kinini cyiza. Babaye aho umunsi wose. Ijoro riguye barabwirana bati burije, reka dutahe. Ya nshuti ya kabiri iramubwira iti nubwo dutashye umunsi wose wampfiriye ubusa, nta na kimwe nabonye. Gusa yemereye mugenzi we kumuherekeza bajyana ku isoko kubigurisha. Bageze ku isoko baturanye bajya kubigurisha. Ya nshuti ye ya mbere yakuyemo bya bikonoshwa, ibyereka abaguzi. Cya gikonoshwa cyiza cyane bakiguze amadolari 20. Nuko begeranya na twa tundi duto twose batugura amadolari 60. Byose hamwe ababaye amadolari 80. Inshuti ye ya kabiri yarabirebaga, yumva ikozwe n'isoni. Nuko birayibabaza, yishima mu mutwe, ubona ko biyirakaje cyane. Ya nshuti ye ya mbere iramubwira iti mugenzi wanjye, rwose nabonaga n'utu duto twose tujugunya, gusa njye nadutoraguye. Nibwiraga nti wenda ntawamenya, wasanga natwo dufite agaciro, nimwegeranye tukaba twinshi. Nubwo byamubabaje cyane, ariko yahigiye isomo rikomeye cyane ko atazongera gusuzugura n'utuntu duto. Mu buzima tubamo bwa buri munsi, natwe bino bitubaho. Kenshi cyane uzabona abantu dushaka kugera ku bihambaye, ariko twirengagije imvune zabyo. Benshi dushaka kugera ku musozo tutiriwe tunatangira. Niko ubwonko bwacu butubwira. Ikibazo ni imyumvire. Dushaka icyubahiro, dushaka gukira, dushaka kwitirirwa byinshi bikomeye, nyamara nta n'uruhare na rumwe twabigizemo kugira ngo tubigereho. Iki ni ikintu kitashoboka mu buzima, ahubwo ubuzima ni inzira igizwe n'intambwe. Upfa kuba utahagaze gusa, ugakomeza utera intambwe imwe kuri imwe, ugera ku cyo ushaka ukaba ushaka. Iyi nkuru kandi twigisha ko ubuzima ari nko kugenda ku nkombe z'inyanja. Mu nyanja harimo ibyo ushaka, gusa ubuzima bwawe ntibwashoboka uri mu nyanja. Nyamara nanone ibiri ku butaka
ntabwo ari kimwe n'ibiri mu nyanja. Ibiri mu nyanja ntushobora kubisanga ku butaka. Niyo mpamvu twishingikiriza inkombe kugira ngo tujye mu nyanja, ari nako turi buze kuyivamo. Ubuzima n'intsinzi bisa nk'aho nta shusho imwe bigira, ahubwo byose bibarwa kubera ko byakomeje kuba mu gihe. Nagushimiwe twabanye, kora subscribe niba utarayikora. Hano ni kuri Aimable Niyongira Motivator.